Kamananga none simeze bite shaka Kamananga we Rutsiro urayivima urayikira se Amuza TV Rutsiro nakana nago Rutsiro ariyo dukina turakina na ITC yago Rutsiro APR yakoze ibintu bitasanzwe kuko ntago Rutsiro yatsingwa ibitego bitanu bose hari hagaragayemo akantu bita amagu se nagaki sobanura abanyarwanda amagu nukuvuga ngo nugutegura bateguye none se bira bitego ngewe raswe nikanze ngiye nasize igice cya mbere ari bibiri giye kumva numva ngo hagiyemo ibindi bitatu ubone bitanu byanangaje ariko none se bura we Rutsiro biragenda gute Rutsiro niyo yakinye na APR umunyamakuru by'umupira mujya mumenya mwebwe utwe tugiye gukina n'ikipe bita ITC zibusikwanura oya umupira w'amaguru ntago ari intambara football ni parageri icyo nakwizeza abanyarwanda abanyamupira abareyo turabagaragariza yuko tukina umupira mwiza usukuye utarimo amatiku utarimo iki ETC nshobora kuyanura hagati y'ibitego 2 na 3 rero kutavariya ufite agenda keshi cyane oya ntabwo byashoboka iyo bigize mu minota ya nyuma cyangwa bigize mu mikino ya nyuma yo gushaka igikombe ahangaha nta mikino ibirimo nta mikino ibirimo ntabwo umwana asya ahubwo umwana aravoma no kuvuga ngo uko babikoze natwe dushobora kubikora gutyo yego none se ubu APR ku mwanya wa mbere yawitije yego ntabwo ari uwaje yawuraye uriko ubure siporo ariko ari siporo ariko urabona amahirwe ifite gutwara igikombe utabeshye munyamakuru Amuza TV menyeshe abanyarwanda bari muri Afrika abatuye Burayi muri Amerika aba diaspora bose abareyo baranyumva bari muri Amerika bari mu Bubiligi ba Saidi bari muri Montreal Canada bari Washington bari mu migi ikomeye cyane y'I Burayi bari mu Bushinwa ndizeza abantu bakunda Rayon Sport ko 95% tuzatwara iki gikombe cya champion cya champion urabyizeye neza 100%. Kama ndabona witeguye kabisa umuntu ugiye kureba match rero sigo ubona kugira ngo rero umve ko ndi serious ubona jino mwajyaga mbona nkora ibiganiro nk'inzoga iyi ni ji y'Inyange murambona mu maso ko nkeye murabona ko ndi serious nijwi urumva ko ndi serious yayunguruye no kuvuga ngo ibintu rero tugiye kwinjiramo ntago ari ibintu by'imikino niyo mpamvu nabwiye abanyarwanda bose nta matiku tugomba kongera kugira muri Rayon Sport yaba Sadate agomba kuza yaba Kamana agomba kuza yaba Tete agomba kuza yaba Gacinye komite yose abasaza bose baromyambuga bamuvunye tugateranira hamwe tugategura uburyo ikipe iri butsinde abo bakazungu ba Papa Keri abo ba Fulgence abo ba Jemusi tugakoresha ucyo bita ubumwe tugata ubumwe tukuzuzanya nimba ikipe babati ni lokale ya 800 wishizeho 1000 wishizeho 5 wishizeho miliyoni wishizeho 100 zikaboneka tukagendera kumwe tukazana amanota aya manota ndakubwiza ukuri yuko Etenseri ngiye kwikoza isoni iraza kwandagara ugiye kwikoza isoni ushobora kwitsinda ibitego 7 ugiye kuyanura kabisa mu gice cya mbere bamaze kujyamo ibitego 3 kubusa ndayanu niyo bategura gute ndayanu urayanu urabyizeye usiraza mukasanga hera twari tuvuye mu gasiporo abanyarwandakazi hano ni ku kabari kanjye sikoro yamaye intebe murazibona wenda umunyamakuru aza no kubereka ahantu hose bereke hano sikoro yangiye neza intebe n'amafirigo byose intebe ngizira zirebe nta kibazo gihari garura kamera ngaha munyamakuru rero ndakwizeza ko iyi match ndi buyitsinde yego rwose urabyizeye neza unabwoba nukuvuga ngo gwetse kano gasiporo kabanje kuvamo twe turaguka saa 5 ku Gisenyi na saa 3 saa 8 ndabandiyo nshire murare mu banyagisenyi mu bafana mbanyagezemo agacupa gakeya babanze banywemo bagira kariro barwa rutabora na bamarayika ubundi twinjire muri stade tumeze nk'abantu bameze amababa baragira murabona naguruka niba ngombwa kabisa seko turabahuriga twe turabafana babahuriga ntago turabafana basangwe turi n'abakunzi tandukanya abantu babiri hari ugufana Rayon Sport ariko ari n'umukunzi wayo umukunzi rero ni umuntu ujya ahantu rukomeye ibutare twariyo twenyine na bamarayika nabande bose nubwo umukino utabaye kubera ibintu by'amatara ariko twari duhari
jurune ya 20 hafi n'umunani na match nimwe ndasiba kapitene gawindani koko urego rubyuvuga maze kubona ko ari ukuri none se yafani Crebro no kunaraga harafi ya score ndabizi kari herere ndubariho bana niyo cyiciro kizabakiri nawe wabaganije umunsi wabwiye uko bigomba kugenda twari turi kumwe nimugoroba dupanga uburyo nitumara gutsindira match y'Igisenyi tukaza tugatsinda niriya y'igikombe cy'amahoro yasubitswe ya Mukura ya Returu tuzakiniya Bugesera ivemo muri weekend duhamagare perezida aze gufungura Fan Club yo kunaraga izabigizwe n'abagabo b'abacuruzi bakomeye b'inkorokoro barimo Kabananga w'itekerezo Kabananga w'itekerezo na Pazon ufite akabari ruguru umuhanda n'ubishirira uriya ni vice president abayobozi twamaze no kubashyiraho ngewe ndi umuvugizi ahantu hose bakomeye ugomba kwagira mbere kujya makuru ndavuga ntunzwe n'amagambo amagambo yanjye niyakora n'ibitekerezo yego bivuga no kuri Kabana no kwimaze gushimira urumva kwitabira Muza TV show shimira n'abantu badukurikiye nuko murabizi ko muri abantu beza mujya mu nkorera umuti nubwo yina taratira imbere cyane ariko bigaragara yuko ari ahantu ndi kuva naho ndi kujya ariko bajye bakana n'agasaraba subscribe na muyikore na comment nyinshi cyane bandi bari kumwe na Kamana umukunzi wanyu kandi murabizi ko bakunda babahoza ku mutima na diaspora tabibagiwe aba diaspora no murabizi ko bakunda umwana watubeshye ura mwana witwa Pazo muri Portugal ya numero cyayifite ya numero ndo banyifite yaravuze ngo aranshakisha ko twamwandikiye Pazo aho uri muri Portugal waratubeshye kandi nta muri yubeshye wavuze yuko ushakisha turakwandikira ni wasubiza Pazo isubireho Pazo ni shiti yacu urasaragize akabazo kugenda ugira akabazo bikanwa gukerera mu kabiri agenda ejondi aravuga ati Kamananga Pazo rero nomero zacu ni 0782 55 8 8 0782 55 8 8 amazina ni Manishimwe Isaac Amuza TV dukeneye kamera dukeneye utuntu twishu tudukoresho ari studio turimo gukora kugira ngo dukore ibintu bigende neza dukeneye inkunga yanyu ni mudufashe muri ko twatera imbere turabora voice 800 kugira ngo natwe tugere ku murongo nkuko abandi bahuriho ni mudutera inkunga ibiganiro byacu nta politike bisibamo ni ibintu by'imipira ni ibintu by'imiryango ese ni ibintu byangaho bituma societe izamuka societe nyarwanda izamuka ni mudufashe natwe dutera imbere natwe tubaye inkunga y'ibitekerezo natwe tube nk'abandi murakoze cyane yari Amuza TV show na Kabana Isaac ciao